Baros. What's going on? Nibiki? You have a visitor. Ufite umushyitsi. Uyu mugabo wundi. Rachel Mills. Muramukazi wawe Rachel Mills aje kugusura. Can't be right. Ntago ari byo. Here we are. Hano ufite umushyitsi. Anyone would visit a child killer is beyond. Nanjye sinari nzi ko umugabo wishe umwana hari umuntu wamusura. Let's go. Uyu mugabo yaramaze imyaka 5 ari muri gereza nta mushyitsi n'umwe uraza kumusura. Ndamutse nanze se kuza guhura nawe. Please do. Baros sohoka uzureba umushyitsi. Iyo wanze kujya kureba abashyitsi abashinzwe umutekano bagusohora ku ngufu kuko iyo utaje ngo usura abashyitsi ngo bakubone ni hahandi umuntu atangira gusohoka agenda avuga ngo iriya gereza uyisuye ngo bakwima umushyitsi wawe ngo menye banabiciramo kuki uriya muntu adasurwa. Niyo mpamvu polisi ubonye musohoye nabi ngo yino ujye kureba umushyitsi watazagenda avuga ngo twakwiciye gereza, niyo mpamvu bagusura bakakubura. Muramukazi w'ingara musuye amaze imyaka 5 afunze azira kwica ngo umwana we, ariko yatwibwira ati sinigeze nica umwana wanjye. Muramukazi we Rachel Mills yaje kumusura. Bebe zaseri z'ubwenge sizi mwanumye yo azan magambo kuri telefone. Urakora icyano Rachel? Shahura tandukanye na mbere. Maze imyaka 5 ugereza. Meze neza. Sorry, stupid question. Babarira mbashije ikibazo cy'ubugori kigutubaza umuntu uri muri gereza ngameze neza. Adaheruka kureba gasobanuye. Hari cyabaye se kuri Cherry? Cherry nimba rinde. She's fine. Oya Cherry ameze neza. Okay. I mean, she's Nyine well, she doesn't know I'm here. nta nubwo azi ko naje kugusura. Kuki uri hano? Show you something. Hari ikintu nshaka kukwereka. Just before I do, I know it's gonna sound great. Mbere yuko mbikubwira uraza gukeka ko ari ubusazi. A friend from college, Irene. Mfite inshuti yanjye twiganye muri kaminuza yitwa Irene. Yarashatse afite abana 2. Ibyumweru 2 bishize yanyoherereje ifoto cyangwa se yapostinze ifoto ku mbuga nkoranyambaga yasohokanye abana be. Harimo n'iyi foto. Inshuti yanjye twiganye postinze ifoto yasohokanye abana bakinira. Ati iyo foto mu mafoto ya postinze harimo n'iyi. Ujano kunyereka ifoto y'umubyeyi w'inshuti yawe wasohokanye abana. Reba neza witonze muri iyo foto. Mugabo aritegereza muri iyi foto. Abona inshuti za hano, arebye inyuma abona kana, mbwira n'icyo uri kubona. Bona kana gato kagahungu kari inyuma yikangamo. Akana gafite ikintu cy'ikimenyetso kwitama kimeze nk'icyakana ke kapfuye. Hashize imyaka 5 umwana wapfuye. None abonye ifoto y'ejo bundi igaragaza kana neza arasa nk'amatayo. Birthmark smaller. Na birthmark ye urabona ko yagiye bantuya. Muganga yari yaravuze ngo uko umwana wanjye azagenda kura iriya birthmark ye izagenda ibantuya. Niko wakona umwana avukana nk'akantu inadukunze kukita ikibibi. Umwana yari afite akabibi k'umutuku kwitama yavukanye. Muganga ngo yari yababwiye ngo uko umwana azagenda kura akabibi ke kazagenda kaba gatoya kari ako kwitama. Uyu mugabo ifoto abonye hashize imyaka 5 umwana wapfuye, none abonye umwana usa nkaho ari mukuru uri mu kigero nk'icy'umwana we bivugwa ko ngo ari we wamwishe. Na ya birthmark ayifite kuitama. Only he never got older. Which means that this is bisobanuye ko bishobora